Martin ahinduke lieutenant mu rukundo. Uraye Emmanuel urugumbu rw'ikirembo umusore waconze ubwanwa nka pasiparume zo mu padiri. Umusore nayo kutamushyingira ni ukunyagoza igarama cy'ibiti cyane zitekariza ibiti ngo tumenye ibyicaro byawe. Pare nawe musigare ufate kuri iyo nyobozi yawe ubundi mutambuke abandi na garagaza ko n'inzitizi zihari zakunda bagasezerana ariko keze aba bageni bombi bashyingiranywe nta numwe ubasha kuvuga cyangwa kumva kuko bombi yaba umusore cyangwa umukobwa bafite ubumuga bwo kuba batabasha kumva cyangwa se kuvuga. Bakoze ubukwe bw'igitangaza. Turi mu karere ka Huye aho ubu bukwe bwabereye, ni mu mujyi wa Huye, mu mujyi rwose rwagati. Ubu bukwe buraza kugira ibyiciro bitandukanye, harimo kubanza gusezerana mu rukiko mu murenge wa Ngoma hangaha mu karere ka Huye, hagakurikiraho dot iraza kubera aho bateguye, hakaza kandi gukurikiraho kujya gusezerana mu rusengero kuri katedrale Kiliziya Katolika hano i Butare, hakaza kuza gukurikiraho kusubira muri reception. Ubu nanjye dore mfashe umuhanda ndashaka kujya muri ubu bukwe nkabereka akantu ku kandi k'ibiri buze kubera muri ibi birori. Abantu benshi mufite amatsiko y'ukuntu biri buze kugenda. Ndabaye rero ikaze, nitwe Rikiradu, twagiye. Wow, tugeze ku biro by'umurenge bari buze gusezeraniraho. Wowe wibuke gukora subscribe kandi ukande like, utere comment ukurikije uko wabonye buno bukwe. Dore ngaha ni ku murenge wa Ngoma. Ni umurenge wubatse neza, umurenge ufite natire, umurenge umeze neza, hari akayaga, hari hatuje, hari ahantu hameze fresh. Mu by'ukuri wabonaga ko biteguye ubukwe. Mu kanya gato cyane abageni bacu bahise bahagera. Bari bambaye neza sana, bakeye, basuhuza inshuti zabo, bishimiranye cyane. mukore indahiro.
itegeko rishya rivuga yuko abageni badafata ku ibendera, bamanika akaboko hejuru k'iburyo, bashyira akaboko k'iburyo hejuru, noneho ubwo tugiye kubikora indahiro ndayisoma mu izina ryabo, abasemurire akaboko ariko kari hejuru. Nidusoza ubwo bakora ikimenyetso cyo kuvuga ngo iyo ndahiro ndayemeye igize iyanjye. Ubwo rero turatangirana n'umugabo. Akaboko k'iburyo hejuru, noneho ubwo ndasoma, urajya ubereka bakugera kugira ngo murebe arakuruza amubwiye ko ukomeza kumanika kugeza turangije. Yewe Muvunyi Emmanuel, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Uwizeyimana Jeannette umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yego. Bagarara muri sawa. Wabana ko warani sawa. Ariko biri ko bakoma amashyi. Babuza yakintuza mwayibonye. Murabikora kuri iki. Mu burezi budaheza dukomera amashyi iyo bibona. Ayo yagiye bashobora. Twagiye tugibwa no ku mugore Uwizeyimana Jeannette, ntabwo afashe sakana yaho nta kibazo, egera hino namwegera naho ukuboko k'iburyo hejuru kugeza barangije. Yewe Uwizeyimana Jeannette, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Muvunyi Emmanuel umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Turasoje rero, bari mu byiciro byabo.
Wow, gusezerana mu rukiko murabona ko birangiye. Ubu noneho ikigiye gukurikiraho no gufata amafoto y'urwibutso hano mu busitani bw'uru rukiko cyangwa se mu busitani bw'ahangaha ku murenge wa Ngoma. Ubundi twarangiza tugenda dukomeza urugendo rwacu tujya muri dot ahantu igiye kubera. Muriteguye? Twagiye. Murabona uburyo bari gufata amafoto barakeye, ariko mu kanya gato tugiye guta twinjira muri dot. Iwacu twakira imfura nkamwe urikira igitaranga arongera ikiri mu rutoki gakeya yo gutyo urushingira cyangwa urukerereza. Mbwire munsi byiza yamboreye nzayibyinira neza maboko nsoze ubutumwa yampaye yagunze ntarayimenya na busa aho nyimeneye irandagira inyereka imparo ntibiriya
izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu. Uwiteka Mana, tugiye guca bugufi mu mitima yacu, wabanye natwe dutegura iki gitaramo cyateguwe n'abana b'abantu. Ari amagambo agiye kuvugirwa aha, ari ibyo kunywa, ari ibyo kurya, bihumanira imitima yacu n'ubugingo. Twamaganye imbaraga muri za sekibi mu izina rya Yesu. Duhamagara ubuntu bwawe n'imbaraga zawe biganze muri ubu bukwe. Naho Imana iki gitaramo kirangira ngo turashima izina ryawe. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu. Amen. Ari abahumirije ari n'abatahumirije, munyemere duze ibiganza dukomere Imana amashyi ubwira asigaye gushaka buryo nta kirego mutagana cyane mukaza ari impfubiko z'ubiri kandi muri abatware muri inyamibwa zizira ububwa. Wasango rero abo turi mu rungano rumwe abo nabakiriye, ariko nibuka amagambo wambwiye. Warambwiye ngo abanganye ibibuno abo baricarana, abanganya amatako barabyinana, abanganya inka bararagirana, abanganya ibigega bagasangira. Ndebye mbona abasaza ubona barangaje abandi, mbona uruhanga n'uruhanika n'uruhanga rw'uruhihemure, nabonye nta ruhangano ngira icyo mvuga. Mubyeyi mwiza, iki gitaramo nyirimo bari badusanganye umusambu, umusoko, umusomyi, ishakwe, ibihumurizo, inyawura byikiranye n'inanga. Basanze ababyeyi bacu benda kurambura ibizigira, abagabo ngo tukanemba, ababyeyi tugashayaya, tugahuza urujyana, tugatarama na bya nyabyo. Mubyeyi mwiza, nutanga ikaze muri iki gitaramo, ndegura amakaziye. Data natanga karibu turakaraba, natanga amacumbi turacumba bunini, dusase hanini, iwacu ni hanini nta kigoranye. Maze ariko mubyeyi atarajya ijuru, ndasaba bari serivisi ndetse na protokole bajye muri Kagondo, bambwirira abanyentango bakeneka impiza, batereke mu rukano, bashyire ku rugata rutameneka, nibate batebuke, babiri gitari inzobo n'imibirikira. Data agiye kuganira n'umunywanyi we. Ariko umubyeyi mu gihe agigamye gakeya, mwari mudusanze muri kimwe mu bitaramo bitanu biranga Abanyarwanda. Hari igitaramo cy'umuryango ari nacyo mudusanzemo, hakaza igitaramo cy'imisozi. Yamaze kwakirizwa abashyitsi, hari n'andi mafunguro twagiraga yitwa y'ubufundo. Ushobora kuba utayazi ariko nayo arahaba. Ariko uyu munsi ntabwo tukwakiriza y'ubufundo kuko twari tuzi kuzaza. Umuryango wacu rero tugira amafunguro yakirizwa abagaragu n'abaja, ariko tukagira n'amazimano. Ubu rero twiteguye kugira ngo tukuzimanire nabo mwagendanye. Ngira ngo urabona abatereka amata bacu. Reka rero tukwakirize ku buki. Ushinzwe kukwakiriza rero ubuki busa gutya, cyangwa tubona tumenya ko twibuka ko Yesu yatumeneye amaraso akaducungura ku musaraba. Nubwo atari amaraso ya Kristo, ariko iyo umuntu abibonye atya, nayo abantu bagira aho bayakirira. Niho umwami yakoze. Nagira ngo rero Data yashimye Emmanuel ntabwo asubira kwicara muri za ntebe z'amanegeka cyangwa udusonga bugari, ahabwa intebe y'imvunwa. Ntabwo asubira kwicara mu ntebe z'igitsonga bugari. Data yatanze iteka rizibitega ubutumwa n'ibyicaro byawe. Pare nawe musigare ufate kuri iyo nyobozi yawe, ubundi mutambuke. Abandi namwe turajya duhuza ibiganza bigaba make bikagabana amashyo, ubundi twakira umukwe mu muryango. Urumudamazera wibabara, wibabaza Imana yakwiremeye. Urumudamazera wibabara, wibabaza Imana yakwiremeye.
nzakugurira isaha yo ku kuboko, nzokugurira isaha yo ku kuboko, saa sita nizigero ze wibuka sheri, urumudamazera urumudamazera, wibabara wibabaza Imana yakwiremeye, urumudamazera wibabara wibabaza Imana yakwiremeye, urumudamazera imvugo yiwe ndihame, sinzategereza umunsi n'isaha, kuko ari data ubivuze bizoshyika, ngo data n'umunyakuri ibihamya birahari. Dushyiremo amashyirwa muri icyo kibacu ntacyo ari tugira, abandi mugire muri cyaro muyanezere mwizeraga w'ikirenga, muzamure ibiganza mwembi mwese urinakira muri tutarabone kandi twizeraga mu gitaramo. Iyo ni nk'umurwa w'imbaga arabashimiye cyane. Hambere namwe mwabasore mwe hari ibyateye mu gitaramo ng'abasore bambare mugenzi wabo batubwabye, ntabwo nabatukura umuco sinawutoje. Iyo umusore yambare mugenzi we amushyigikiye batera intambwe nk'iya mugenzi we, ntabwo ari ngombwa ngagere mu gitaramo. Uretse ko ngenda umugabo ndubatse nubatse ku Mana, umugore w'isi nzamuzana igihe n'ikigero. Hambere noneho aba batatu muraza kugendera iriya n'ibyicaro byanyu, ariko mutaragenda mujye kubanza mumfasha aka gakorasi gatoya, ababyeyi namwe muraza kumfasha mujye mukikiriza nta kibazo. Baravuga ngayiwe hari n'abandi bagomba gushyingirwa, twikirize hari n'abandi bagomba gushyingirwa, ayiwe hari n'abandi bagomba gushyingirwa, ayiwe ngo dushyire ku rutonde Mana, batatanga byo kwima, ayiwe dushyire ku rutonde Mana, hari n'abandi bagomba gushyingirwa, bityo ayiwe hari n'abandi
utambuka mu bikingi by'amarembo uri imushyikaha babona utaraseka ababyeyi bagira ngo ntamenye ugira sikubereka ko ufite amenyo mwabonye mushiki wanjye aseka neza afite inseko wajyana kuri beka bakaguha inguzanyo mwongere umukomera amashyi n'imana mu gitaramo ahasigaye ababyeyi beza ari umuntu ababyeyi nakomeje gushyirwa mu gitaramo muraza kunyemera mushiki wanjye yageze abigeze ndi gushakisha munyemerere mu mwigire ijoro dore buriya mushiki wanjye nabongira mu mwari mu rubuga mugana urwumbiro ndabyibomeje uko nabo bibasha nabyo mujye mwikora mu bivangavange ubundi tuze kwizirwa mu gitaramo abasore muraza kunyemera mu mutambutse mushiki wanjye muhagarare mureba gutya ahasigaye manwe va ku giti dore umuntu dore umwana yaje muhindukire rwose ukuru utyo muparikira aho ngaho Emmanuel nawe unyemerera ugira ijoro uzangabune ubu nawe uze kwigira hafi kugira ngo amafoto na video bizaze bise neza muri dutarama bityo bazaba kuri ikimenyetso cya bihwanye gira aha ngaha rwose nakabuza bityo muhindukire murebane rwose bityo kameramani babigize umwuga. Kameramani niwe uheruka mu Bufaransa yakameraga igikombe cy'isi, ifoto ntarenze amasegonda 2. Dufite imana 16,000 buri wese aracyura imana. Emmanuel agiye gutera intambwe imwe mvabusore njyabugabo ayitere yigira imbere. Emmanuel uricyo rwose Emmanuel atera intambwe imwe mvabusore njyabugabo, ubundi murambura ibiganza mu mushimire nk'uko naberetse. Uricyo Emmanuel agira n'ingoga atere yigira imbere, intambwe gusa nakabuza ubundi tuze kwizihirwa. Uricyo aparikiraho mushiki wanjye nawe Emmanuel nayindukira afata irangiboza yihereze pare. Irangiboza yihereze pare aze kumufasha nta kibazo. Uricyo amufashe Emmanuel bamuhereza inzandiko zitandukanye nk'iza Setagorube negesheje ubwami zatose azishyikirize bariya basore. Umugabo nta bwenge yagiye mu ijoro ageze ko muri ejo basubizwa inyuma. Uricyo rwose bakamushyikiriza agatera intambwe akajya kumuramutsa akamubwira ngo uribuka nza gutereta nkagutuma kuri butike kugura miti ukitinza agatera ibitomi gafata byagoze ku mutima. Akira urwandiko nugera convention center nawe uzagusubiza inyuma. Nahindukira agiye no kundi umusaza we nawe muramutse. Uricyo rwose nawe akamuramutsa cyane. Uriya bakunda ibijyanye n'umupira w'amaguru uyu munsi match ya Liverpool na Chelsea iri convention center. Nasubira inyuma gake Emmanuel asubira inyuma gakeya. Abo basore mutera intambwe mu birigitende bimwete mwambara ubutazaza bazaniye godiyo. Uricyo rwose nakabuza ubutazaza bazaniye godiyo. Umunsi match ya Liverpool na Chelsea iri convention center. Abasore banyamubirwa n'inkingi bakaba bagira inkindi biri bigera. Emmanuel mera nkamere zamuri ibiganza byombi gutya byose rwose. Ibiganza byose birambure rwose. Rambura ibiganza. Uricyo namwe mushimire cyane muri iki gitaramo kandi muvuze amajwi nawe irambure noneho. Rambura ibiganza byombi birambure rwose. Uricyo va ku giti dore umuntu dore umwana yaje. Uricyo wagiye guhorana bifunganira ukuruka zoze y'inyoze akotwa kubizi y'akabuzi ubutizirwe ikaba rwizira nawe yicenda we abaza y'inyoze uwo bishimisha agatamba gakiri mu ngo. Uricyo rwose akamushimira.
kubera umugore kandi umusezeranije ko utazamurikira imibereho yanyu ari mu mahoro no mu makuba waba ubuzima cyangwa urwaye ku buryo uzamukunda kandi uzamubaha iteka ryose kugera ku gupfa. Nawe Jeannette wemeye ko Emmanuel akubera umugabo kandi umusezeranije ko utazamuhemukira mu mibereho yanyu ari mu mahoro no mu makuba waba ubuzima cyangwa urwaye ku buryo uzamukunda kandi uzamubaha iteka ryose kugera gupfa. Urabyemeye? Imana y'ubuntu budashira yikomeze isezerano mugiranye ku ruhande rwa Kiliziya kandi basenderezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yahumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Amen. Jeannette akimeta Emmanuel akwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo rw'ubudahemuka agusezeranije mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.